Teca ngabwira igitumye unsohora hanze ukanandukanya n'abandi banyeshuri ugahitamo kunzana hano hanze aha twenyine. Shatari reka nkubwire ntubura ndagukunda ndagira ngo mbone n'amahirwe yo kugusora hanze nkubwire ngusabe ko twazaryamana ibi byose ngahita mbyibagirwa. Mama yangu karyamane n'amasazi karyamane n'ibimasa wanumbiwe murinda aha ubu urabona noneho aya masomo turayavamo mwa hari ibyarimu nabyo batuzanira ubona utazi wagira ngo bivuka iyo ngiyo mu burere bwa kure. Ariko uretse kwiha abarimu ubundi wowe uvuka hehe ntabwo ubona hanyuma barakohereje mu mujyi nawe ushaka kwihindura umunyamujyi urakanya cyane ntabwo ugeze uvukira mu mujyi ntabwo uburyo harimo ko yize amashuri ye uruhara kugira ngo rurinde gupfuka si ukubera amasomo menshi n'ibintu byose yateretsemo none ukureba ugashaka kumunyega ego shanta ariko ndumva ko manza ahubwo hari abatatwumvisha ko turi kumuvuga cyangwa tugira amahirwe dusange atari we. muri ndaha mwari murimo muvuga ati camwa bivuze ko nabumvaga nanjye aho narindi kure kandi yarandi inyuma sinzi nimba atabyumvishe ndagaswa mwenda kwa nkaba muri mu mazi abiramwa ubwo soye ni inkuru uzanye yubaka urumva nk'aho bakatugira inama aho utangiye kuza utwinaga hejuru twishima hejuru ubwo se numva ari kuvugana nka diregiteri hanze urumva atari we gahananuka yuze wicara nyine bita byanyu narajya kwicara mu ntebe yanjye ndashaka amurinda hano ijwi rya ryo naryumvaga mwavugaga we nande ruvuga hari akajwi k'umukobwa kirangira rwose kijugunye hejuru cyane mwavugagaho ibiki sha ariko zuzumva abantu biganirira abandi baravuga ngo ni iki cy'ikeka amabinga ngo kiba kiyafite hari uwakuvuze uretse kuza nawe upfa kubyinagamo witereramwo niba twiganiriraga wowe twakuvuze gute twakuvugiye hehe ariko tica ngene na murinda biko twiteraga story twivugirize wacu mu byaro mu ntara aho twaturutse wowe waje mute cyangwa ni cyasamira kikubwiye ngo turimo turakuvuga hajya ukicarira mu ntebe yawe ugatuza. Ariko titana uramurenganya uhamenya Samiri winjiye imbere yuko uteka atari umutasi reko sha Samiri urashaka kutuvamo mwa ticaga agenda wicaye mu gatebe kawe nyine ubundi twibarize ibyo yateguye urengere ku bugambo bwa Samiri ubwo aje yabugucometsemo ngo turi kukuvuga undi nigute Samiri azagahita atubwira ko muri inyuma warangiza nawe tukabona ko kuyiso winjira niba mutari kumwe tica twikomereza amasomo y'umunsi. Ariko ubundi Shanta ninjira mu ishuri wari uri hehe ko nakubonaga ubundi uvuye hehe ko nakubonaga mu ishuri uturutse hehe kariyo mpamvu kariho mera mvuga ko mwamvugaga urumva wowe na murinda habi muraje inama ngo mwavugaga inkuru z'iwanyu mu byaro sha ibyo byaro by'iwanyu kambabwira ntabajyana nkabasubizayo uri kumva neza. Ariko tica hakuze ko ukina n'umwana aturutse cyangwa ugusha ukina n'umwana aturutse cyangwa utabizi njye kamubwira tica dukomeje kungendaho kwanza ndabona ukuri kw'Imana twabyenga iminyagara pe twabyenga iminyagara sinko kasamiri kari hari inyuma kagenda katanga amaraporo shaka kanze ndaje ndakwereka niko shata hitusohoka hanze duhure hanze sibyo dore kuri office ibya Samiri bizanyemo gute Samiri natakomeza wicarire sibyo ureke ka Shantari n'ubugambo bwako Shantari duhure hanze. Sami nibanjanye kuri office kubera akanwa kawe shaka nkubwire ndaramukanirukanywe cyo nabwo bukaruvati sha ubwo buntu bwo niba wiyandarikishije cyane cyane urabucyura wanyu urabucyura kandi ari uburero utajya ngo ni imikino. Ariko Shanta kundenganya ko naje mbaburira ntigeze ngiye nivanga mu bintu byanyu natico kuba yaje nkurikiye bivuze ngo nabagambaniye ngewe nje muri we na muri ndabe harubwo nigeze mbavuga akasa karenganira ibyo umunwa wakurusa nyine ukaza nkwereka uraje ubizire. Ariko Shata wakidurije gute uburana n'amasinga azahutse we tuza emerusohoke sibyo umva ibyo uramuhambaga ni mwarimu akubwira ndumva hajemo ibintu byo kwirukana cyangwa ibintu bya weekend wowe ndabona nkwereke utuntu nikorera
cyangwa cyo Samiri wabo budo babona uduce tw'inyama twonyine wegenda wumve icyo mwarimo kubwira wowe wumva ari ikintu kibi kuri wowe gusa uhita undabura mwereke utuntu nikorera igisobanuro cyiza na muri ndahabi muri ndaha ucunga ko ibyo wakora bitagushyira mu byago mwa ibaze bigushyize mu byago ukaramuka wiruka ndetse nkabwira igitumye ucaho hanze ukanandukanya n'abandi banyeshuri ugahitamo kunzana hano hanze aha twenyine Shatere reka nkubwire reka ndagukunda ndagira ngo mbone n'amahirwe yo kugusora hanze nkubwire ngusabe ko twazaryamana ibi byose ngahita mbyibagirwa karyamane n'amasazi karyamane n'amasa wanundi njyewe shaka nkaryamana na tica reka shaka bazakubwire nimba ari icyo cyurakishe